urubyiruko rwinshi rurimo rurajya mu biyobyabwenge bumva yuko ari bwo buzima bushyashya bugezweho. Iyo high urayijyamo, ariko iyo ukomeje ugera kuri point ya addiction, aho uba imbata. Iyo rero umaze kuba imbata, nta kindi kiba gisigaye, ubuzima bwawe burapfa, ejo hawe ni heza. Uyu munsi ndagira nkugire inama, ureke urumogi, uruhagarike, uraza kubivamo, kandi ubuzima bwawe buzaba ubuzima buzima. Muraho, nongeye kwishimira kuza hano uyu munsi, tugiye kuganira a very interesting topic on how to quit drugs. Uburyo warekamo urumogi, uburyo warekamo ibiyobyabwenge ufata, inshinge, urumogi. Ariko kubera yuko turimo turavugana n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, reka mvuge cyane cyane ku bijyanye n'urumogi. Njyewe ubwanjye nakuze muri quartier, aho twari dufite abana benshi bagiye banywa urumogi. Noneho haza kugera igihe bamwe batangira no kugira uburwayi bwo mu mutwe, ku buryo ibyo bintu byarambabaje cyane, ndetse bintera n'agahinda, ku buryo nkiri umwana niga muri primaire cyangwa amashuri abanza, byatumye ngira ubwoba. Sinzi wenda mwebwe aho mwakuriye, ariko hari ukuntu abana, bitewe n'ahantu mwari mutuye cyangwa se mutuye, hari ukuntu abana biga mu wa gatanu primaire, mu wa kane, mu wa gatandatu batangira kwiga kunywa itabi. Nanjye nashatse kubigerageza, noneho shaka kunywa itabi, ariko ngira ubwoba kubera icyo nari narabonye umusaruro bitanga kunywa urumogi cyangwa kunywa ibiyobyabwenge. Abana benshi twakuranye barwaye mu mutwe, barasaze, reka mbyite gutyo. Hari na bamwe mu minsi iri imbere nzakora uko nshoboye, umwe twakuranye dufite imyaka ingana, ndaza hari, sindi buze kumuvuga uyu munsi, nzamusaba uburenganzira, ariko afite ubungubu, afite kuba yirirwa agenda mu muhanda, nta kintu na kimwe ashobora gukora, ubwenge bwe bwaravuye ku gihe, asabiriza abantu mu mujyi. Kubera iki? Kubera urumogi. Urumogi nk'ikiyobyabwenge nta cyiza na kimwe nk'umujene, nk'umugabo, nk'umumama, nk'umukobwa, nk'inkumi bishobora kukuzanira ku buzima bwawe, uretse yuko umutwe wawe, ubwenge bwawe buri buze kuva ku gihe, nurangiza mu gihe gito usare, unanirwe kugira icyo wimarira, unanirwe gukora akazi, unanirwe kugira umuryango, urugo rukunanire kubera ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni ikintu kibi cyane, urumogi ni ikintu kibi cyane, cyica ubuzima bwawe. Abajene ndimo ndaganira nawe, ariko mu buryo bumbabaje, kubera yuko urubyiruko rwinshi, ndimo ndarenga imyaka y'urubyiruko, ariko ntekereza yuko ndacyayirimo gake. Ariko urubyiruko rwinshi rurimo rurajya mu biyobyabwenge bumva yuko ari bwo buzima bushyashya bugezweho. Kuri iyi YouTube channel yacu ya Cyira, intego yacu dufite ntabwo ari kugira ngo tubone amafaranga, ntabwo ari kugira ngo tugire fame, ahubwo turimo turashaka niki twatanga muri community, muri society, kugira ngo gitange umusaruro, kigire contribution gitanga, kugira ngo ubuzima bwawe wowe urubyiruko, wowe umugabo, wowe umugore, wowe umukobwa warugiye mu biyobyabwenge wongere ubivemo. Nta kintu na kimwe bishobora kuzakumarira uretse kuba wasara. Iyo umuntu agitangira kunywa ibiyobyabwenge, atangira abinywa rimwe na rimwe kugira ngo
agire icyo abantu bajya bita swing, yumve yuko yishimye, yumve yuko yagiye horo cyangwa yagiye high, ariko at the end bigenda gute? Iyo high urayijyamo, ariko iyo ukomeje ugera kuri point ya addiction, aho uba imbata. Iyo rero umaze kuba imbata, nta kindi kiba gisigaye, ubuzima bwawe burapfa, ubuzima bwawe burarangira. Rero ubu ngubu cyangwa se iyi video nugira amahirwe ukayikurikira ukayumva ikakugeraho, bishobora kuba ari amahirwe yawe yo kugira ngo uve mu biyobyabwenge, uve mu rumogi, wongere ube umuntu muzima. Ushobora kuba ufite abantu bakubwira ngo ntabwo bishoboka, ntabwo wabivamo. Yes, birashoboka yuko wakira ukava mu biyobyabwenge, ukava mu rumogi. Birashoboka yuko waruvamo ugahinduka umuntu muzima. Ubu ngubu iyo nza kuba naranyweye urumogi nk'abo bana twakuranye, ntabwo mba ndahanganira nawe, ntabwo mba nkora akazi nk'ako nkora keza, ntabwo mba mpura n'abantu tukaganira ibitekerezo bizima, ntabwo nari kuba uyu mwanya ndimo ndavugana nawe, ntabwo nari kuba uyu mwanya ntunze umuryango wanjye, mfite future, mfite ejo hazaza, ntekereza amaproje manini, ntekereza ku gihugu cyanjye, ntekereza ku bavandimwe, ntekereza ku nshuti. Ntabwo nari kuba ntekereza gutyo iyo nza kujya mu biyobyabwenge. Abo bana baraduhamagara, ubu ni abagabo, kavuga ati wanyoherereje 2, wanyoherereje 3, wampaye 10. Kubera iki? Ibiyobyabwenge byaragiye biramwica. My brother, my sister, nta kintu na kimwe ibiyobyabwenge bishobora kuzakugezaho uretse kukwica. Therefore, ndagira ngo nkugire inama ngo ubivemo. Nuramuka ubivuyemo, ubuzima bwawe buzaba buzima kandi ejo uzagira ejo heza. Kubera yuko birashoboka yuko urwo rumogi ubamo buri munsi, unywa buri gihe waruvamo. Birashoboka yuko rwose ibyo byagiye mu maraso yawe, utangira gutitira iyo utanyweye urumogi, utangira gutitira iyo utanyweye ibiyobyabwenge, utiteye inshinge cyangwa wafashe ibinini. Ariko birashoboka yuko uyu munsi, kubera ingamba tugiye kukubwira, birashoboka yuko urumogi waruvamo. Hari intambwe nyinshi cyane wakoresha kugira ngo uruvemo, ariko uyu munsi ndakubwira intambwe gusa 3. Intambwe 3 zagufasha kugira ngo uve mu rumogi. Impamvu nshaka kuruvamo ni iki? Nuko United Nations Office on Drugs and Crimes yagaragaje yuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 abantu basaga 500,000 bapfuye bazize ibiyobyabwenge, barapfa barabashyingura. Niba abantu basaga 500,000 kuri iyo raporo yonyine barapfuye bazira ibiyobyabwenge, nawe nta handi urimo kugana uretse gupfa. Kandi ibiyobyabwenge bituma abantu benshi cyane barwara indwara batateganije kubera ibiyobyabwenge. Rero ndagira ngo mbwira ngo intambwe 3 zonyine wakoresha kugira ngo uve mu biyobyabwenge. Intambwe ya mbere yagufasha kugira ngo uve mu rumogi nukumva yuko ushaka kuruvamo, nukumva yuko udashaka gukomeza kunywa urumogi, nukumva yuko udashaka gukomeza kuba mu biyobyabwenge. Niba wumva ukibishaka ugikomeza kurunywa, ndagira ngo nkubwire ngo uracyafite urugendo rurerure ndetse urimo urasatira urupfu. Ariko niba wumva muri wowe ufite umutima wo kumva ushaka kurureka, ushaka kuva mu biyobyabwenge, niyo ntambwe yawe ya mbere. Intambwe ya mbere, gira ubushake bwo kumva urambiwe no kunywa urumogi no kuva mu rumogi. Intambwe ya kabiri, va mu nshuti zawe zinywa urumogi.
my brother, my sister, va mu nshuti zawe zifata ibiyobyabwenge, urumogi. Niba wamaze kubona ku ntambwe ya mbere yuko wifuza kuruvamo, kurureka, kuva mu biyobyabwenge, intambwe ya kabiri, va mu nshuti zawe zinywa urumogi. Va muri sosiyete yawe, abana mwigana ku ishuri, abo mukorana ku kazi, abo mukorana imirimo itandukanye, vamo itandukanye nabo. Ushaka inshuti nshyashya zitanywa urumogi, zitanywa ibiyobyabwenge. Intambwe ya gatatu nuko ugomba gufata igihe ukajya gusenga. Reba urusengero muturanye aho uri ahariho hose. Genda urebe urwo rusengero, winjiremo, uvuga ati Mwami Imana, ndagusabye kugira ngo unkize uru rumogi. Nibigushobokera nugira imbaraga, ubwire abantu uzasanga aho hantu, ubabwire ngo ndabasabye munsabire ku Mana kugira ngo inkize urumogi. Nukora ibyo bintu bitatu, icya mbere ukareka, ugafata umwanzuro yuko wumva ushaka kureka ibiyobyabwenge. Intambwe ya kabiri, ukava mu nshuti zawe zanywaga urumogi. Intambwe ya gatatu, ukajya gusenga, ugashaka ahantu muturanye hari urusengero ukajya gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo uraza kuva mu biyobyabwenge, kandi nuva mu biyobyabwenge ubuzima bwawe ni bwiza. Abantu bazagukunda, abantu bazakwishimira, inshuti zawe zaba nyinshi, uzabona akazi. Ntutekereze yuko kuba wajya mu biyobyabwenge kubera yuko udafite akazi ko gukora, kubera kumva ubushomeri bukumara igihe kirekire, cyangwa se umaze igihe kirekire udakora. Ibyo ngibyo ntabwo aribyo bizatuma ubona akazi, ahubwo ibyo bizatuma ubuzima bwawe bukomeza kujya hasi cyane. Kubera iki? Nta muntu n'umwe uzakugirira icyizere, kuko bavuga ngo wa muntu unywa ibiyobyabwenge, wa muntu w'umunywarumogi. Umunywarumogi nta gaciro agira muri sosiyete. Umunywarumogi nta jambo agira mu muryango wabo. Umunywarumogi nta muntu n'umwe abwira ngo amwitabe. Umunywarumogi bamushinja ko yibye kandi atibye. Kubera iki? Amaso yawe n'umwambaro wambaye utuma abantu bose bagufata nk'umujura, nk'igisambo, nk'umuntu wataye umuco. Uyu munsi ndagira ngo ngire inama, ureke urumogi, uruhagarike. Nukora izi ntambwe eshatu uraza kubivamo, kandi ubuzima bwawe buzaba ubuzima buzima. Ejo hawe ni heza. Nkwifurije kuzagira ejo hawe heza, kandi ndagushimiye ko wakurikiye kino kiganiro. Nawe utaha.